Ntimwabyumva uburyo byari bigoye muri ibi bihe nateguraga ijambo nshobora kubabwira, ndetse nabuze uburyo mbivugamo. Ariko mbere y'uko ngira ijambo na rimwe mvuga, ndashaka kubabwira yuko nifuza kujya mbere ndetse nkarushaho kunga ubumwe n'Imana ndetse n'itorero muri rusange. Umuryango wacu buri kuwa nyuma cyangwa se kuwa gatandatu w'isabato turahura tukigana ibyanditswe, ndetse tuba twitegura no kwinjira mu munsi w'isabato. Niho tuganira uburyo Imana yagiye ibana natwe, ndetse tugera n'igihe tureba rimwe mu isomo ryo muri Bibiliya tukariganiraho. Mu byumweru bishize rero, inshuro nyinshi iyo twarebaga isomo tuganiraho, hari isomo ryakunze kugaruka. Mu gihe nateguraga iyi mbwirwaruhame, iryo somo ryangarutsemo. Iryo somo riboneka muri Yesaya igice cya 42 umurongo wa 10, ndetse rizwi n'abantu benshi. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ndetse ndi Imana yawe. Nzagutiza imbaraga kandi nzagukomeza. Nzagufata ikiganza cyawe cy'iburyo nkuyobore. Nanone icyo nifuza ni ukunga ubumwe n'Imana ndetse n'itorero, kuko ari iri inyuma ya byose. Iki ntabwo cyari icyemezo cyoroshye, yaba kuri njye ndetse n'umuryango wanjye. Twabanze kubishidikanyaho mbere y'uko dufata umwanzuro wa nyuma, ariko twaraganiriye nk'umuryango, nk'uko dukorera hamwe nk'umuryango. Iyo twoherejwe mu butumwa bw'itorero turajyana tukanagarukana, ariko icyo twifuza ni ukujya mbere kunga ubumwe n'Imana ndetse n'itorero. Hari amagambo yo gushimira nshaka gutanga. Aba mbere ndashimira abaje bahagarariye itorero mu bihugu 212 baturutse ku isi hose aho itorero ryacu rikorera. Ndashimira kandi n'abandi bakurikiye online ndetse n'abakurikiye mu buryo bw'imbonankubone. Icyo nabasaba ni ugusenga, ndetse mukarushaho gusaba ubumwe n'Imana, ndetse mugasengera itorero kugira turusheho kunga ubumwe. Ntabe ari twe dufatika tugaragara tuyoboye, ahubwo Imana aba ariyo iyoboye itorero ryacu. Reka tujye mbere twese turi kumwe. Ntabwo ari igihe cy'amacakubiri twagakwiye kubiba mu itorero, hoya, ahubwo tujye imbere tuyobowe n'Umwuka Wera. Ndetse misiyo yacu izagerwaho nituba turi kumwe. Niyo mpamvu n'umunyamabanga mu gihe yatangaga ripoti yagarutse ku kintu cy'uko dukwiriye kunga ubumwe ku bw'umurimo. Buri wese icyo ashoboye mu mico itandukanye tukabihuriza hamwe kugira ngo itorero n'umurimo
utere imbere. Nitwunga ubumwe umurimo w'Imana uzihuta kandi ugerweho vuba. Bene data, mureke twunga ubumwe maze umurimo w'Imana utera imbere. Ndetse ndashimira n'abandi tutabyumva kimwe, yuko ibyo bitekerezo nabyo biba bikenewe, kuko turi umuryango umwe. Dushobora kugira imyumvire itandukanye, ariko dufite Bibiliya igomba kutuyobora. Ntabwo dukwiye kwita ku ibyo bidutandukanya, ahubwo dukwiye kwita ku kidutuza, kwita ku kiduhuza, ari ryo jambo ry'Imana n'Imana iyoboye iri torero. Twahamagariwe kuba umunyu w'isi, dukwiriye kubawo. Icya kabiri, ndashaka gushimira umuryango wanjye. Umugore wanjye turi kumwe. Yabanye nanjye mu myaka 33 ishize. Rimwe na rimwe namusabaga imbabazi muri iyo myaka 33 ishize, kuko twajyanye mu ahantu hatandukanye, twarajyanye aho byabaye kwishima twarishimanye, ndetse naho kubabarana twarababaranye. Ndetse mu gihe twaganira twibukiranyije yuko iyi ministry ntabwo, cyangwa se uyu muhamagaro ntabwo ari uwanjye gusa, ni uw'umuryango muri rusange. Ndetse igihe twagiye tubona intsinzi cyangwa se ibyishimo biturutse muri uyu murimo dukora, twagiye tubisangira. Ni umuganga, ariko ni umuntu wita ku muryango cyane, yita ku muryango wacu cyane, ndetse n'umurimo w'Imana. Ndashaka guhamagara n'abandi bagize umuryango wanjye, aribo bana 3. Ndashaka nabo kubabereka, kuko nabo ni bamwe mu bafatanyabikorwa muri uyu murimo. Mariana ni umusayikologisite. Giovanna ni umunyamategeko. Matiyus ni pasiteri. Mu muryango wacu dufite uruhererekane rw'abapasiteri 3, kuko papa ni pasiteri, nanjye ndi pasiteri, ndetse na Matiyus nawe ni pasiteri. Icyo tugamije ni ukugira ngo dukore umurimo w'Imana, ndetse dushyizeho umutima wacu. Mwarakoze kwemera kumfasha tugafata uyu mwanzuro, ndetse niteguye neza yuko tuzawufatanya. Ndashaka gusoza nshimira Teddy Wilson ndetse na madamu we Nancy. Muri iyi myaka 15 yose yarayoboye itorero. Pastor Wilson Pastor Wilson is not here now. ntabwo ari aha,
ariko ndizera neza yuko aho ari kumva aya majwi y'amashyi amushimira, ndetse twongera no kwibuka imbaraga y'Imana yabanye nawe mu myaka 15 ishize. Hari icyo namwigiyeho gushimira ndetse no gushima twita ku cy'umuyobozi icyo aba ari cyo. Ni umuntu witangiye itorero ndetse buri gihe yahoraga yiteguye gukora akurikije ubushake bw'Imana. Ndetse ntabwo turi hano nk'ibiremwa bifatika, ahubwo dukwiriye kwita yuko Imana ari iyoboye iri torero. Kandi ndagushimira Pastor Teddy Wilson, waba uri ku mwanya runaka cyangwa se utawurimo, kubera yuko uyu murimo dukora ntabwo ari umurimo yuko turi ku iposite runaka, ahubwo uyu murimo ni ubuzima bwacu. Ndetse nk'itorero tuzita cyane ku nama uzatanga, ndetse hamwe n'umugore wawe, kubera yuko umurimo w'ibwirizabutumwa cyangwa se w'ubugabura ntabwo ari umurimo urangira igihe runaka, ahubwo ni umurimo w'ubuzima bwose. Mu minsi ishize twateguraga ingengabihe cyangwa se ingengamikorere y'igihe kizaza, twafashe umwanya munini cyane tureba ese inkingi dukwiriye kubakirwaho ubuzima bw'itorero ni izihe, atari za zindi dushyiraho gusa zikaba ziri aho, ahubwo zizafasha itorero mu iterambere. Twahisemo 4. Hari iya mbere, kunga ubumwe n'Imana, kunga ubumwe n'Umwuka Wera, kugira ubudasa muri Yesu, ndetse kwita ku murimo w'Imana. Njyewe ku bwanjye birenze ingengamikorere y'igihe runaka, ahubwo ni ibintu bizatuma itorero ritera imbere, twunze ubumwe, ndetse no gutuma itorero ritera imbere. Nitubasha kwita ku icyo kintu, bizatuma Imana cyangwa se kugaruka kwa Yesu kwihuta kurushaho. Kandi namwe ndizera yuko icyo twifuza ni ukugira ngo itorero rigere ku ntego yayo, kugira ngo Yesu ubwo ari hafi kugaruka twitegure, ndetse tuzahurire hamwe kwishimira ibyo itorero ryagezeho. Ndabashimira rero icyizere mwangiriye, ndetse n'itorero. Imana ihabwe icyubahiro. Amen.